hari umuntu wakubabaje waramubabariye arongera kubabaza uramubabarira arongera uramubabarira abantu bakakubwira bati mubabarire niwe muntu wawe cyangwa bati niba umukunda ugomba kumubabarira ariko hari ikibazo utigeze wibaza ese kubabarira umuntu buri gihe bivuze ko agomba gukomeza kukubabaza kuko hari igihe kubabarira ari urukundo ariko hari n'igihe abantu bakoresha ijambo kubabarira kugira ngo bakumvishe ko ugomba gukomeza kwihanganira ibintu bikubabaza ese kubabarira noneho bisobanuye iki koko kubabarira si ukwibagirwa kubabarira iyo umuntu akubabaje ushobora kumubabarira ariko ntabwo bivuze ko ibintu byabaye bitigeze bibaho kubabarira ntabwo bisobanukiwe gusiba amateka ntabwo bivuze kwibwira ati nta kibazo byari bifite kandi ntabwo bivuze ko ugomba guhita wongera kwizera umuntu nk'uko wamwizeraga mbere ushobora noneho kubabarira umuntu ariko ugakomeza kwibuka isomo wakuyemo kuko rimwe na rimwe kwibuka ntabwo ari inzangano kwibuka ni uburyo wiga ni uburyo uzirikana icya mbere kubabarira si ukwemera ko ukomeza kubabazwa ko akomeza kukubabaza kubabarira iki nacyo kintu abantu benshi batandukanye nabi umuntu ashobora kukubabaza ukamubabarira ariko nyuma akongera agakora cya kintu akagisubiramo kimwe na cya kindi yagukoreye ukongera nanone ukamubabarira hanyuma bikaba nk'uruziga bikajya byisubiramo buri gihe bikaba uruhererekane kubabarira gusa kubabaza gusaba imbabazi kongera kubabaza gutyo gutyo iyo urwo ruhererekane iyo urwo ruziga rukomeje ikibazo ntikiba kikiri gusa ntikiba kiri ikosa gusa ryabaye ahubwo ikibazo noneho kiba kiri ku kamenyero kuko imbabazi zidaherekejwe no guhinduka zishobora gutuma umuntu akamenyera ko ashobora gukosa cyangwa se kukubabaza agasaba imbabazi maze ibintu bigasubira uko byari bimeze imbabazi nyazo zikeneye resiponsabirite zikeneye mbese uruhare gushyiraho uruhare rwa buri muntu hari itandukaniro hagati yo kuvuga mbabarira no kuvuga nzi icyo nakoze nzi ko cyakubabaje nzi ko nta rwitwazo mfite kandi ndashaka guhinduka kandi nzi ko nzongera kubigenza amagambo ashobora kuba menshi ariko igihindura ibintu ni ibikorwa umuntu ushaka koko gukosora ikosa ntabwo yibanda gusa ku kuba wamuha imbabazi yibanda noneho ahubwo no guhinduka gukosora kuko imbabazi zishobora gufungura urugi rwo gukira ariko ibikorwa cyangwa se kuba bifite ku mutima niyo ituma umuntu nibyo bituma umuntu adashobora gukora cya kindi icya gatatu kubabarira ni ukongera kwizera no kongera kwizera si kimwe iki ni ikintu nshaka ko wibuka ushobora kuvuga uti ndakubabariye ariko ntuvuge ngo nongeye kukwizera nkwizeye 100% kuko icyizere kirubakwa iyo gisenyutse rero iyo umuntu agisenye ntabwo cyubakwa noneho n'amagambo y'umunsi umwe cyubakwa n'imyitwarire mishya cyubakwa no gutegereza kwihangana uko ukomeza ukareba niba umuntu yarakubabarije inshuro nyinshi ushobora kumubabarira ariko ushobora gutanga umwanya kugira ngo yerekane ko yahindutse niba yaragusebeje ushobora kumubabarira ariko ugakomeza kugira imipaka gushyiraho imipaka yawe cyangwa se gushyiraho nyirantarengwa niba yaragusuzuguye ushobora kumubabarira ariko ukareba niba icyubahiro kigarutse yarongeye kugarura icyubahiro ukabona kumubabarira kubabarira ni icyemezo kwizera n'urugendo icya kane kuki tubabarira abantu bakomeza kutubabaza hari impamvu nyinshi rimwe na rimwe ni uko wenda tuba dukunda umuntu rimwe na rimwe dutinya kumutakaza rimwe na rimwe
dutinya kumutakaza, rimwe na rimwe ikibazo twibwira ko ari twe, cyangwa se tukagira ubwoba bwo gutangira ubuzima bushya tutamufite. Ndetse hari n'igihe twibwira ko nihangana bizagenda neza, nihangana bihagije azamenya agaciro kanjye. Ariko kwihangana kwawe ntabwo buri gihe gutuma undi ahinduka. Hari abantu bahinduka iyo bumvise ko bagomba guhinduka, bo ubwabo mbese ko bagomba guhinduka. Nigeze kubibabwiraho, niba umuntu atiyumvamo ko agomba guhinduka ntabwo ahinduka. Kandi hari n'abandi noneho bakomeza kumva ko nta ngaruka zihari, nta ngaruka babona mu bibi bagukoreye, bakumva rwose ko bigomba kuguma gutyo. Icya gatanu, urukundo ntabwo rusaba ko wibagirwa. Hari abantu bavuga bati niba unkunda banza wibagirwa ibyabaye. Ariko kuki umuntu agomba kwibagirwa ikintu cyamubabaje kugira ngo yerekane ko akunda, cyangwa se kugira ngo wowe agushimishe? Ushobora kwibuka uko wababajwe ukababarira, ukiga kandi ugakomeza ubuzima bwawe. Ntabwo ugomba kwibagirwa kugira ngo ukire. Hari igihe gukira ari ukubasha kuvuga uti byarabaye, byarambabaje, ariko ntabwo nyiri kubaho, ntabwo ngomba gukomeza kuba muri ubwo bubabare. Icya gatandatu, noneho si ugomba kubabarira buri gihe. Igisubizo ntabwo ari yego kandi ntabwo ari oya. Kubabarira bishobora kuba byiza, ariko kubabarira ntabwo ari inshingano yo gukomeza umubano. Ushobora kubabarira umuntu ariko ugahitamo kumugumana kure, mbese ntakomeze kukuba mu buzima bwawe, ntakomeze kukubera mu buzima bwawe. Ushobora kubabarira ariko ugashyiraho imipaka, cyangwa se ugashyiraho nyirantarengwa. Ushobora kubabarira ariko ugahitamo kutongera kumuha umwanya wawe, kutongera kumuha uburenganzira yaragufiteho, yarafite imbere yawe, cyangwa se uburenganzira yaragufite mu mutima wawe. Ushobora noneho no kubabarira umuntu utazongera rwose kumubona, kuko rimwe na rimwe imbabazi nizo ziguha, nizo guha umuntu amahoro. Ntabwo ari tike yo gusubiza umuntu mu buzima bwawe. Kuki ibyo bintu bihora byisubiramo? Iyo umuntu akora ikosa agasaba imbabazi, hanyuma ibintu bikongera bigahita bisubira uko byari bimeze nta gihindutse, umubano ushobora gutangira kuzamo kubaka uruziga. Umuntu arababaza, agasaba imbabazi, undi akababarira, habaho amakimbirane, hagakurikiraho gusaba imbabazi, hagakurikiraho kuzitanga, hanyuma igihe kigahita ibintu bigasubira uko byahoze, bigasubira inyuma, bigasubira aho byatangiriye. Urwo ruziga rero iyo rukomeje gutyo, za mbabazi noneho zishobora gutakaza igisobanuro, kuko umuntu atakibona amahirwe, ahubwo abona ukwishushanya, cyangwa se abona akamenyero. Niyo mpamvu rimwe na rimwe ikibazo atari ukumenya niba umuntu asaba imbabazi. Ikibazo ahubwo ni nyuma yo gusaba imbabazi yakoze iki? Nyuma yo gusaba imbabazi yakoze iki gitandukanye? Icyo wazirikana ahangaha, niba hari umuntu wakubabaje ntukihutire gufata icyemezo kubera amarangamutima gusa. Banza wibaze, ese yemeye ikosa rye? Ese hari icyo yakoze kugira ngo arikosore? Ese imyitwarire ye yarahindutse? Ese aracyasubiramo cya kintu? Ese iyo mbabariye ndakira? Ese cyangwa se nongera kwishyira mu muriro? Kandi cyane cyane, ese kubabarira uyu muntu birimo kumfasha gukira, cyangwa se birimo kumwigisha ko nshobora gukomeza kumubabarira, cyangwa se ko nshobora gukomeza kumbabaza? Hari umuntu ushobora kuba yarakubabaje cyane, wenda waramubabariye, wenda nturabasha kwakira ibyo bintu byo kukubabaza. Byombi ni ibintu umuntu ashobora kunyuramo, ariko hari ikintu kimwe wibuke iki kintu: ntugomba kwihutira kubabarira kugira ngo ushimishe abandi, kandi ntugomba kwanga kubabarira kugira ngo werekane ko ufite agaciro,
kubabarira ni icyemezo ushobora gufata igihe umutima wawe witeguye. Ariko niba umuntu akomeza kukubabaza, ntukibwire ko kubabarira ari byo bintu bigusaba gukomeza kwihanganira byose. Ushobora kubabarira umuntu ariko ugahitamo kwirinda. Ushobora kumwifuriza ibyiza ariko ugahitamo kwigendera. Ushobora gukunda umuntu ariko ukamenya ko atakubereye mwiza. Kuko rimwe na rimwe gukiza umutima wawe ntabwo bisaba ko umuntu ahinduka. Bisaba ko ufata icyemezo cyo kutongera kwemera ikintu kimwe kikukomeretsa inshuro nyinshi. Voilà, iyi ni Mupenzi TV. Aha ntabwo tureba imibanire gusa, turayumva, tuyumva, tuyisesengura, ahubwo twiga n'uko twayubaka neza. Mu gice gikurikira tuzibaza iki kibazo gikomeye kurushaho: kwiyubaha bitangirira he? Kuko mbere yo gusaba undi muntu kukubaha, hari igihe ugomba kubanza kwiga kwiyubaha wowe ubwawe. Kurikira inzozi zawe, inzira ni iyi. Bye.